Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment nk'uko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kujya amahoro y'Imana, kandi nk'uko bisanzwe nanjye nsaba ugeze hano bwa mbere gukora subscribe kuri YouTube channel kuko ni byiza byinshi tuzagenda tukugezaho uko bwije nuko bukeye. Guys, impamvu rero nje muri aka kanya rero ni inkuru y'ibyishimo, ni inkuru y'umunezero, ni inkuru navuga ko iri bushimishe buri wese, buri munyarwanda wese, buri muturarwanda wese ukunda uwo bita Gakumba Patrick cyangwa se super manager, umwe mu basore, dore ko ntabwo akiri kwitwa umusore muri aka kanya, ni umugabo, akaba ari umwe mu byamamare bikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo yitwaramo igihe ari muri interview ndetse n'uburyo yitwaramo mu buzima bwe butandukanye bwa rusange, dore ko akunda gutangaza ko ari umwe mu basore cyangwa se abagabo babayeho neza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akanagaragaza ko abayeho mu buzima buhenze, akaba akunda kwivugira ko ari president of the street, ambassador of the ghetto ndetse n'andi mazina menshi akomeye agenda yita. Iyi super manager kandi ni umwe mu bastari hano mu gihugu cy'u Rwanda bagenda bibazwaho n'abantu benshi, dore ko na bamwe mu bastari bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda iyo bari mu interview abenshi muri bo badakunda kuba bava muri interview batamuvuzeho. Ibi bigaragaza ko nyine ari umwe mu bastari bakomeye nk'uko nabyivugira avuga ati ubundi abantu benshi impamvu bamvuga nuko ndi umuntu ukomeye, nyine nabo baba bashaka kwitwikira, nanjye rero narabaretse bajye bivugira, bajye bavuga ku izina ryanjye bazamuke rwose. Uyu nguyu super manager kandi aheruka kumvikana atari kubyumva kimwe n'uwo bita Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melody akaba yaragiye muri interview akaba yanabaza ati ese super manager bavuga ubundi yaririmbye izihe, n'umuhanzi aririmbiye indirimbo, kugeza naho yabaje umunyamakuru akamubaza ati mbwira indirimbo imwe ya super manager uzi, nyine bikarangira umunyamakuru nawe mu by'ukuri nawe bimuyobeye, nyine arayibura. Ariko nyuma Bruce Melody agarutse mu kiganiro nibwo uwo munyamakuru wari kumukoresha ikiganiro yamubwiye ko noneho indirimbo super manager yayimenya akaba yifite hafi, none akaba yizi. Bruce Melody agatangaza ko nta kintu ari bumuvugeho. Nyuma super manager nawe uburyo yagendaga yigaragaza, uburyo yagendaga asubiza Bruce Melody, nawe yagendaga avuga ati Bruce Melody ni umwana, uriya ni umupeti, aracyakeneye kuzamuka, uriya azazemo akazi, ibintu nk'ibyo nyine yumvikanisha ko Bruce Melody aciriritse. Ndetse bamubwiye ko Bruce Melody yavuze ko nta kintu ari bumuvuga, aravuga ati uriya mwana naramukunze, ibintu yavuze nibyo, nta kintu ubundi akagombye kuvuga kuri president of the ghetto, ambassador of the street. Uyu super manager rero nagiye kuvuga menshi, ni umwe mu bantu bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo yitwara, nk'uko nabibabwiye, bitewe n'uburyo yitwara igihe ari mu interview agenda akora atandukanye, dore ko anakunzwe cyane ndetse n'ama interview arebwa cyane. Uyu super manager rero ufite abafollowers bagera ku 157 kuri Instagram, akaba nta muntu n'umwe afollowinga kuri Instagram we. Kuri wa gatandatu tariki 24 z'ukwa kane mwaka 2021 akaba yapostinze ifoto kuri Instagram ateruye umwana w'uruhinja ukiri muto cyane, yarangiza agashyiraho caption igira iti umwana ni umugisha egal super blood. Ibi rero yaje kuba yabibazwaho na bamwe mu banyamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, bamubaza bati se wibarutse umwana koko, mbese bimeze gute? Super manager avuga ati ubundi ibintu bijyanye na private life yanjye nk'uko nabibabwiye, kugira ngo private life yanjye ijye hanze bizasaba ko abanza hakaba inama ya minisitiri kugira ngo ibintu byanjye byose bijye hanze, umugore wa super manager agaragare ndetse nanjye ngaragare ndi kumwe n'umwana wanjye. Bizasaba ko nyine hazabanza hakaba inama ya minisitiri, ariyo mpamvu ngira ni mubanze mutegereze umunsi iyo nama izaba, nibwo muzayimenya neza, muzamenya nimba nabya muhungu cyangwa nabya umukobwa. Muzabikurikirana kuri televiziyo, bizaba biri guca live kuri televiziyo Rwanda kandi bizabera muri stade. Ariyo mpamvu mbabwira ni mubanze mutegereze private life ya super manager iraje ijye hanze mu minsi iri imbere rwose. Ubwo super manager postingaga ifoto kuri Instagram, abantu benshi batandukanye bagiye batera comment, aho uwo bita Mimi Mirage benshi muramuzi yagize ati congratulations brother, naho Gakumba Patrick nawe asubiza ati nice to hear from you love. Sinzi nimba banakundana rwose, nyuma yo kumubwira ati nice to hear from you love, simbizi nyine ubwo afite impamvu yarengeje aka kajambo ka love. Hari n'abandi bagiye batera comment kuri iyi foto, nk'uwo bita Frank Timatich yagize ati congratulations super manager Mr. Who the baby who
urumva ubu ni kwa kundi Bruce Melody yagiye amuserereza, ariko nyine ko super manager ari umuntu utabiha agaciro. Niyo comment nigeze anayisiba, urabona ko imaze amasaha agera ku 9 kuri post yiwe. Abandi bati congratulations super manager, umwana ni umugisha, ndaryohewe cyane pe. Uyu bamwita ni umukiza Claver. Naho uwitwa Suzana akunda agira ati wow ni mwonkwe kabasha, agira ati congratulations super manager, ndetse n'abandi benshi byiza. Hari uwagize ati byiza cyane bro, respect kuri wowe, nakweshimu sana bro. Abantu benshi nyine bagiye bashimishwa no kuba super manager yatangaje ko yibarutse umwana, nawe dore ko yanabyivugira ati biragoreye kuba umuntu w'umustar yafata umwanzuro wo kwibaruka umwana, nyine biba bigoye nyine kuko aba bamushaka ari benshi, ariko ibi ni ibintu by'agaciro. I'm the super manager, inspiration of the youth, ambassador of the ghetto. Hari n'indi posti ndakeka ashize iminsi 3 super manager apostinze kuri Instagram agira ati nzakomeza kubindwanya y'ubuzima kugera igihe nzavira ku isi, ari nako ndushaho kubaha Imana kuko ntacyo nari bugereho iyo itabyemera. Data Gakumba yarambwiye ati haba wowe wakwibura ugapfa, mwene so niga wige natunga utunge. Perezida Kagame ati nawakugira icyo ushaka kuba cyo, ni wowe ubwawe ugomba kubiharanira. Ibi ngibi ni ibintu bikomeza kugaragaza ko super manager nubwo abantu benshi babifata mu buryo bwa entertainment, ariko mu by'ukuri nawe nk'uko abyivugira yanspira abantu benshi cyane, kuko anavuga n'amagambo meza nubwo agerageza gushyiramo ibintu nyine bimeze nkaho ari ukwitaka, ariko mu by'ukuri agerageza gushyiramo n'amagambo yigisha abantu. Rero guys, rero nta kintu navuga kirenze kuri ibi ngibi uretse gushimira wowe twakomeje kubana, kandi nkansaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Ni byiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije nuko bukeye. Wowe kora subscribe kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment, dukomeze tugendane 5 kuri 5.